Koko niba uzi ibijyanye n'imipira ushobora kuba usanzwe uzi umukinnyi bita Assamoah Gyan, umuzi nk'umukinnyi w'ibihe byose muri Ghana watsinze ibitego byinshi mu ikipe ya Black Stars, ariko je nkaba muzi nk'umukinnyi cyangwa se nyuma yo kuba umukinnyi ariko nkaba nanamuzi nk'umugabo uhagarariye abandi kubingetura cyane kuruta abandi. Ati ibingibi biraza kuba bituruka hehe? Uyu musore wakinye amakipe agiye atandukanye arimo Sunderland yo mu Bwongereza, yakinye amakipe menshi mu Bushinwa, yakinye muri Turukiya, yakinye mu Bufaransa, yakinye amakipe menshi ndaza kugenda ngo harimo nayo muri United Arab yagiye akorera amafaranga menshi cyane, bikaba binavuga ko ari umwe mu basore bari bafite impano mu kwizigama ndetse no gufata amafaranga ye akaspendinga mu bintu bifite umumaro cyane. Asanzwe azwi nk'umunyafrika cyane uzi umupira ndetse wagiye unakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane ko yagiye afasha ikipe ya Ghana kugera ku bintu byinshi bikabije. Nyuma y'aha nanone reka mbabwire ko uyu mukinnyi nyuma y'uko bamufata nk'umukinnyi w'igitangaza bavuga ko n'inshuti cyane y'umusore bita imfura y'iwacu Jean ku buryo banavuga yuko ubugetura bwa Assamoah Gyan nibwo bwaje guheraho agira inama Jean aramubwira ati Jean mwana wa mama ntuzigere urongora abagore n'abateka mitwe n'abafariseri abenshi muri busanga mu by'ukuri uko bagaragara inyuma atari bagaragara imbere, ushobora kuzabishinga ugasanga ya mitungo yawe wavunikiye ku maradiyo wagiye ukoraho zirimo za radio 10 zirimo ama BNB ndetse n'andi ma endorsement ugiye ufite ugasanga barayagutwaye. Ibyo byose ni ibigenda bivugwa hanze anga ku basesengura ndetse aba insiders cyane niko bagenda bavuga, ariko by'umwihariko ni munyemerere duhite twinjira mu nkuru nyirizina y'uyu musore wabonye yuko umugore we bari bamaze kubyarana abana bagera muri 3 witwa Gift. Yari afite abana butuyobe, afitemo abana bananutsemo kuntu aravuga ati reka rwose aho nagenderwa bishingwe ntabwo aba bana ari abanjye, atabana ko ari 3 ntago ari abanjye, ati kandi bidasubirwaho niko situation imeze. Akimara gufata icyo cyemezo rero ikintu cyaje gutungura abantu, byaje gutungura abantu, atangiye kujya agirana imishyikirano mike n'umugore we, urugo rwabo rw'amahoro rutangira kwanga. Ariko kubera yuko umugore avuga ariko nanone umugabo wanjye ni umukire, ati nkanjye rwose umwana wavukiye mu bihugu mu migi yo hepfira za Kumasi, ati nitwa Gift, ati kuba natandukana n'umugabo nka Assamoah Gyan ntacyo bintwaye, ati kubera ko imitungo afite ni myinshi cyane, ati tuzagenda twigabana nta gihombo na kimwe kirimo. Reka mpite mbanza mbinjize neza mbabwire imitungo uyu musore yarasanzwe afite cyangwa se asanzwe afite yatumye uno mugore avuga ati ariko gutandukana nawe nanone nta gihombo mbibonamo, ahubwo ninge nagira inyungu nyinshi igiye ikomeye, cyane cyane ko n'umugore we mu busanzwe afite amafaranga menshi. Icyo gihe muri 2018 nibwo umugore yemeye aravuga ati reka baduhe gatanya nge nawe kubera yuko umugabo umeze nkawe ntago byashoboka. Uyu Assamoah Gyan yari afite inzu ifite nimero 15 ibarizwa mu mujyi bita Orlando Street, ni muri leta ya Legon, ndetse iyi nzu ikaba ari inzu nziza cyane ko bayifata nka matrimonial home. Ikindi kintu yari afite cyangwa umugore cyari kimuraje ishinga avuga ati ino nzu nayo ni nyibikaho ndaza kuba ncacambwa byatari. Ni inzu ibarizwa bita muri Masham, ni muri ifite nimero ya 40 Hardaway, ikaba ari inzu nini kandi nziza cyane mu gihugu cya Ghana. Ikindi kintu afite bazilika yibarizwaho bita muri Weija, akagira Baby Jet Hate, ni bene zanzu ndende cyane ruziza nuzajya umva za Kigali Hate urumva iburyo izo nzu ziba zimeze, ibarizwa muri Eastern Legon. Uyu musore nanone afite indi nzu aho bita muri Michael Camp, ni inzu yitwa iyo muri Michael Company muri Tema, akagira indi nzu ikoreramo apartment za petitioners ni muri West Adenta, afite warehouse nini cyane aho bita Manet ni muri Spintex, akagira icyo bita printing press in Dubai. Nuva muri Dubai naho ahafite inzu nini cyane ikoreramo ibintu byo kwimprima, ibintu bijyanye n'ama imprimante n'ibyo kwimprima ibitangazamakuru murabyumva. None uyu mugore si byo gusa baraga, ahubwo nabonye neza yuko naza kubatandukanye n'uno mugabo harandi mahirwe kubera yuko uyu mugabo si imitungo gusa imeze uko nguko, afite n'inzu zidasanzwe ndetse akagira n'amamodoka meza agezweho nk'imodoka Rolls-Royce Phantom BG315, akagira Porsche Cayenne, akagira Mercedes-Benz CLK, akagira Mercedes-Benz Sprinter Bus ya GT 316, Black Mercedes-Benz V Class ya BGT 315, akagira Dodge. Ino modoka mu bwoko bwa Dodge ndagira ngo abenshi barazizi. Ndetse nanone atari ibyo gusa, akavuga ati ariko nanone kuri no mitungo yose agiye afite reka nanareba imishinga agiye afite ama business manini n'umugabo agiye afite. Uno mugabo afite business irimo Baby Jet Airlines, akagira Jetlink Event ndetse na logistic, urumva ingiye ikora no gutwara abantu ndetse n'ibintu. Nyuma y'ingiyi logistic navugaga, akagira icyo bita Gyan Investments Ghana Limited, nayo ni umwe mu mishinga minini cyane cyangwa se ni business kinini cyane, tutibagiye gitwa Paradise Park Drink
Fighting Water, akagira Baby Jet Boxing Promotions, BG Sport Bar ndetse na restaurant. Ibi byose umugore akimara kubibona aravuze ati kabisa bantu tinze gucya kugira ngo wowe wirukanye ugende uje gusaba gatanya ubundi nkwereke icyo ndaza kugukorera. Uyu musore nakimara kubibona cyangwa se kitangira gutekereza ibijyanye na gatanya, nibwo yavuze ati uko byagenda kose nshobora kuzarangira mbihombeyemo. Nibwo yafashe imitungo ye yose twavuze hano hejuru ndetse n'amafaranga yose yari akorera muri ibi bihugu nabagiye mbabwira akinaga umupira w'amaguru, byose abyandika ku muvandimwe we. Igihe rero bari bagiye mu rukiko bamaze gusaba gatanya, bagiye gupartager ibintu byose cyangwa se imitungo yabo yose, uyu mugore bita Gift yaje gutungurwa no gusanga uyu musore agira amayero 600 yonyine kuri konte ye. Umugore akubitwa n'inkuba yenda gupfa, aribaza ati ndabigirane. Uyu mugore wari uzi neza ko agiye kurya amafaranga menshi, ahubwo amafaranga ye yavunikiye yanakoreye byaje kurangira yagabanye n'uyu musore bita Assamoah Gyan. Ya mafaranga yakwiye gusangira n'abana be birangira ayagabanye na Assamoah Gyan, kuko byari bigaragaye ko Assamoah Gyan nta mafaranga yigirira, ari umusore usanzwe rwose w'umukene udafite na kimwe. Abenshi bavuga ko Ashraf Hakimi ariwe chef w'ingetura zose, akaba umwami mu kumenya kuyobora ndetse no kumenya ibitekerezo by'abagore, ariko ibi byose yagiye kubitekereza umulegendaire cyangwa se umusore uteye ishema abagabo bose muri rusange bita Assamoah Gyan. Yarabikoze kera cyane, yarakuyeho akiwe. So nuze kubura gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nitwa Elvino.